Moi, Abbé Laurent Ngendahayo. Moi, Abbé Emilien Ngerageze. Moi, Abbé Thomas Nizeye. Moi, Abbé Nsengumuremyi Michel. Avec votre frère. Murakoze, nitwa Padiri Thomas Nizeye, nkaba ndi umunyamabanga wa Diyoseze Kibungo, ariko nkaba nari nsanzwe nshinzwe ibijyanye no kwegeranya amakuru no gufasha abagana inkiko za Kiliziya. None rero nkaba nanarahiye kuba umwe mu bagize abacamanza bagize urukiko rwa Kiliziya amadiyoseze yo mu Rwanda ahuriyeho. Iyo tuvuze ubucamanza tukavuga urukiko n'amategeko, ese aya mategeko mwarayize cyangwa mwarayasomye, aya mategeko mu gihugu cyiza mwahuriye nayo? Nize mbere na mbere mu maseminari makuru yo mu Rwanda, mu Nyakibanda rero naho tugira uburyo twiga amategeko mu masomo batanga, ariko mu buryo bw'incamake. Mu buryo rero bwo kuyanonosora nagiye i Roma kwiga, nigayo mpavana impamyabumenyi mu bijyanye n'amategeko, ibyo bita masters mu ndimi z'iki gihe mu Cyongereza. Ni ibintu rero mu by'ukuri mwari musanga mukora kandi muzi, none tugira ngo tugereranyirize nk'umuntu uvuye ku rwego rwo hasi rwegereye cyane abaturage kurushaho, mubona aho mwari muri urwego rw'urukiko rwa Kiliziya rwitabirwa n'abakristu, mbega mubibona gute ishusho yarwo hariya hasi? Murakoze. Mu by'ukuri aho mviriye ku masomo hari ibintu byinshi nanjye ubwanjye nungutse ntarinzi, nubwo twagiye hari ibyo twiga ariko hari ibyo batatubwira kuko tutashobora kubyumva. Biragaragara rero ko uretse n'abo bakristu bashobora kuza bagana inkiko, hari n'abandi benshi baba batumva iby'inkiko, ko hari n'inkiko zacyo usanga bakubaza ese habaho urukiko. Hari abatabizi rero, hari abatabisobanukiwe, ku buryo ababisobanukiwe wagize amahirwe yo kuganiriza umusaseridoti akamubwira ati nyamara hari uwagufasha kuri diyosezi, akamwohereza, nibwo muganira ukumva ko atarabisobanukiwe, yewe ntabazi n'ibyo akubwira bijyanye no kurenganurwa, bijyanye n'ikirego. Usanga ari ukumufasha ukanamusobanurira, ukamutega amatwi, ukamubwira bigize yaba ari ikintu azanye akubwira, cyane cyane abo dukunze kwakira nabo mu gushyingirwa kwabo kwahuye n'ingorane n'imbogamizi, bakaba baratandukanye cyangwa se bari no mu nzira zabyo, tukagerageza kubabwira ibyerekeye n'amategeko, icyo amategeko abivugaho, ukabona mu by'ukuri ko ari urugendo mu gufasha abantu tubasobanurira, ariko abenshi ntabwo babizi, ntabwo barabisobanukirwa neza. None nkamwe nyine muzamutse no mu rwego, murabona hakorwa iki mwebwe muri urwo rwego mugiyemo, musanzwe mugiye gutanga ngo urwo rukiko rushobora gufasha benshi? Mbere na mbere kuba hariho urukiko muri Kiliziya ni ukugira ngo habeho kurenganura. Mbere na mbere abarengana, dufashe urugero cyane cyane aho ubona amategeko ya Kiliziya cyangwa inkiko za Kiliziya zikunze kwibanda, nabyo bijyanye n'inkiko ubundi ni mu gushyingirwa, kuko gushyingirwa ni amasezerano hagati y'abantu babiri. Ayo masezerano rero agomba kuba afite ukuntu akoze kugira ngo yemerwe muri Kiliziya. Mbere na mbere hari ugushyingirwa ubwako, kuba kugizwe n'ibiki, umuntu agomba kuba abizi bigize ugushyingirwa tumenyere kwa gikristu, cyangwa se no gushyingirwa muri rusange. Hari ibiba bikugize. Urugero natanga, umuntu usezerana wese agomba kuba yumva ko mu gushyingirwa harimo kubyara no kurera. Izo ni inshingano. Uramutse usezeranye ariko muri wowe warakuyemo kutazabyara, icyo gihe ugushyingirwa kwawe ntabwo kuba gushyitse.
icyo ni ikintu kimwe natanga nk'urugero. Harimo rero gufashanya kw'abashakanye, hari kubaho mu gushyingirwa, hari nanone kumva ko niba ushyingiwe nko mu Kiliziya Gatolika uko gushyingirwa gukoze, ni ukuvuga ngo ni ukubana n'umugore umwe cyangwa umugabo umwe kandi akaramata. Niba muri wowe wumva rero uzashaka abandi, icyo gihe iyo bifite mbere yo gushyingirwa n'igihe ushyingirwa ntabwo kuba gushyitse. Tugerageza rero kugenda tubibafashamo ku buryo bumva koko bigize ugushyingirwa. Ni ukuvuga ngo rero inkiko ziba zigamije gufasha, ariko cyane cyane abatugana ni mu buryo nanone bw'iyogezabutumwa. Ntabwo ari ugupfa kubwira abantu ngo nibaze, cyangwa se byagaragaye ko wagize ugushyingirwa kudashyitse ngo uhite uvuga ngo nimutandukane. Hoya, abaje batugana bahuye n'ingorane mu gushyingirwa kwabo, ariko cyane cyane kwari kubatse nko ku musenyi nk'uko twabizirikanye mu masomo y'uyu munsi, kudashingiye ku biteganywa na Kiliziya, cyangwa se kuri abo bantu nabo bifitemo imbogamizi zituma badashobora gushyingirana.